Hello guys, nizeye ko mumeze neza. Uyu munsi tukaba tugiye kwiga ukuntu ushobora kuba wakora website yawe ya mbere. Kugira ngo ukore website rero hari ibintu by'ingenzi ukenera. Ugomba kuba ufite computer ikora neza, ikindi ugomba kuba ufite web browser. Urabona ko ngiye nkoresha Opera browser. Wowe ushobora kuba ufite indi nta kibazo nka Internet Explorer, ushobora kuba ufite Safari, ushobora kuba ufite Google Chrome. Iyo waba ufite yose nta kibazo. Ikindi ukenera ni text editor. Murabona ko ngiye hano nkoresha Sublime Text. Wowe ushobora kuba ufite wenda nk'urugero nka Notepad, gusa nakugira inama yo kudownloading ino Sublime kuko niyo ikora neza kurushaho. Noneho iyo umaze kugira text editor yawe ukenera gufungura file yawe, noneho uzakoreramo website yawe ukayigira uko ushaka kose. Iyo file rero urayisavinga, reka tuyite website. Website yacu ubundi tuyihe format ya HTML ya .html. .html ikisobanuye nuko no kuvuga ngo iyo file izaba iri muri HTML, no kuvuga ngo machine niyibona yo ikizabona ni ikintu kigomba gufungukira muri web browser. No kuvuga ngo ni website nizo zifungukira muri web browser, maze ukayishyira aho ubona ko uzayibona mu buryo bukoroheye. Jyemisemo kuyishyira muri desktop, ushobora kuyishyira aho ushaka nta kibazo. Iyo umaze kuyisavinga rero ujya kureba niba kuko yagiyeho. Urabona ko yaje kandi iza ifite ishusho nk'iya Opera browser yanjye, bivuze ko yahise imenya ko igomba gufungukira muri web browser. Iyi funguye ubona ko nta kintu kirimo uretse ririya zina twamaze kuyita gusa. Noneho icyo tugiye gukora, tugiye gutangira gushyiramo ibintu. Kugira ngo dushyiremo ibintu rero, aha niho bigomba gukorerwa. Ugomba kubanza ukamenya ikintu bita HTML. HTML ni Hypertext Markup Language. Ni urebye mu Kinyarwanda bishatse kuvuga nk'ihuriro ry'amatags menshi. Amatags menshi aragenda agahura none hakavamo HTML. HTML niyo umuntu akoresha akora website. Tag rero ushobora kwibaza ngo tag ni iki? Tag niyo ni amakode umuntu agenda akoresha, noneho imashini igahita imenya icyo umuntu ashatse kuvuga ku byerekeranye na website. Tuvuge nk'urugero nk'iyi tag ya HTML. Iyo uyifunguye ukayifunga gutya, wowe iyo ubibonye ubona ari tag ya HTML na HTML closed. No kuvuga ngo aka kantu gasobanuye closed, urayifunze. Iyi ni itangiriro yayo, iyi ni iherezo yayo. Imashini iyo ikibona nuko utangiye gukora website. No kuvuga ngo ibyo uzakenera muri website bizajya hagati ya HTML open na HTML close. Noneho ikindi kintu ukenera ni indi tag noneho ikwemerera gutangira gukoresha website. No kuvuga ngo ushobora gushyiramo head. Iyi tag ya head rero ikikora nuko iguha ubushobozi bwo kuba wakwandika hejuru kuri browser. Urabona, reka tugerageze gushyiramo ikintu, ugenda mbereka gahoro gahoro. Iyi head rero kugira ngo ushyire ikintu mo hariya hejuru kuri web browser ukenera gukoresha indi tag bita title. Aya ni amatags ushobora kuba wakwiyigisha ushobora kujya kuri Google ukandika HTML tags ukaba wakwiga uko agenda akora mu buryo burambuye. Twe turagenda tuyakoresha mu buryo bwihuse kugira ngo tubashe kuba twakora ikintu cyiza mu minota mikeya. Iyo umaze gukora title rero uyiha icyo ushaka. Ushobora kuvuga ngo website yacu ya mbere. Iyo uvuze ngo website yacu ya mbere, ibingibi ntabwo bizajya muri web page nk'ibisanzwe nk'uko ufungura igihe.com ukabona ibintu muri website. Ubibona hejuru muri web browser, ntabwo ushobora kubibona muri website hagati. Iyo ushaka rero gukora ibintu bikajya muri website hagati, ukoresha indi tag bita body. No kuvuga ngo bizajya muri body. Ibyo ushaka gukora bizajya muri body. Ugomba kwitonda, ntabwo body uyishyira muri head, kuko head ntabwo ari ibijya muri web page, ntabwo ari ibijya hagati muri website. Kumujya nko ku Gihe, ku Nyarwanda ukabona ibintu birimo hagati. Ibyo bintu bijya muri tag yabyo bwite bita body. Iyo tag rero igomba kujya munsi ya head, ntabwo ijya muri head cyangwa hejuru ya head.
ayo ni amategeko akurikizwa kugira ngo ubashe kuba wakora website. Iyo umaze gukora rero body yawe, ukoresha indi tag ikwemerera kwandika, urugero nk'iyi tag bita paragraph. Paragraph ni tag ikwemerera kuba wakwandika ikintu cyose ushaka ukagishyira mu buryo muri context ya paragraph. Uvuga ngo ukandika mu buryo bwa paragraph, ushobora kuvuga ngo website yacu ya mbere koze ni iyi. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gukora ino tag ya paragraph ukayishyira hagati y'itangiriro rya body n'iherezo rya body, ni ukuvuga ngo uba wizeye neza ko ino paragraph izaza muri web page hagati, mwimbere, ntabwo ari hirya, ntabwo ari hejuru, ntabwo ari munsi, izaza muri web page mwimbere. Iyo tuvuze web page ni ya page ufungura, kumufungura website yari yose, bya bintu ubona nibyo bita web page. Noneho ibi ngibi ubishyira muri body, wibuke neza ko ubishyira hagati y'itangiriro rya body n'iherezo rya body. Urumva biba birimo imbere muri body nyine. Noneho iyo urangije gutya, dushobora kugenda tukareba itandukaniro rimaze kuba kuri ya web page twari twakoze irimo ubusa. Ukenera gukanda save cyangwa control save byose nta kibazo. Murabona ko ukuntu yari imeze mbere nta kintu cyari kirimo, noneho hari ibintu tumaze gushyiramo. Reka turebe uko itandukaniro rimaze kubaho. Urabona ko noneho ya title, murabona ahantu yaje nk'iyi website yacu ya mbere, dore ngibi hano. Reka tubihindure tubyite Elita. Tu saving. Iyo ukoze refresh ubona ko ya title yahindutse, tuyita Elita. Ntabwo yigeze iza hagati muri web page, ahubwo byaje hejuru muri browser. Noneho ya body dore ngiyi, ya body dore ngiyi, nuko tugitangira, ariko ubundi aha hose hagakwiriye kuba harimo ibintu nka ko mubona igihe.com, nyarwanda.com, gusa turacyari gutangira. Iyi niyo bita body. Ibijya muri body byose bijyamwe aha ngaha. Ni ukuvuga ngo website yacu ya mbere dukoze ni iyi ngiyi, amagambo twakoze nk'aya. Ushatse ushobora kuyahinduraho gato, ugiye ukoresha udutag duke. Ushobora gushyira tag imbere y'indi. Urugero, ushobora guhindura ibi ngibi ukabishyira muri italic. Iyo ubishyize muri italic ubona ko bihita bihinduka bikajya muri format ya italic. Ushatse wakongeraho ugashyiraho n'indi mbere. Mwibuke ko nababwiye ko hari amatag menshi ushobora kuba wakwiyigisha, ntabwo twayavuga yose munsi umwe tukaba turayarangije. Nawe ugomba kugenda nawe ukiyigishaho, control save, ukamenya andi matag wakoresha. Urabona ko bise bihinduka bold. Ushobora kugenda ushyiramo n'andi matag ubihindura. Isomo ry'uno munsi naha twarigarukira, tukazaza kuri part 2 twiga gukomeza n'ibindi. Ushobora gukora subscribe cyangwa mukaba mwasharinga n'inshuti zanyu zishobora kuba zabikenera. Murakoze cyane.